tugiye kugusabira umugisha ku Mana ukurikiranye ubumenyi rusange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakorera amafaranga kuri application ikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bita Pi Network. Iyi Pi Network rero abantu benshi bahindutse abakire binyuze muri iyi application bita Pi Network. Icyo usabwa gusa no gukanda subscribe kandi wakanda subscribe urebe nimba rakanze ukazogera kugira ngo buri kimwe cyose twa upload kijye kikugeraho bitakugoye. Rero iyi Pi Network yinjiza amafaranga binyuze muri ubu buryo. Ubwa mbere ni uburyo bwo kwakira reward, buri munsi baguha reward ukazakira, wamara kuzakira aya macoin baguhaye uyahindura mu mafaranga nyuma yamaze kugwira. Ikindi kintu utumira abantu benshi cyane maze ukinjiza amafaranga. Hari abantu benshi babigize umwuga bakorera amafaranga binyuze muri iyi Pi Network, binyuze mu buryo bwo gutumira abantu cyangwa bafite website menshi cyane nka YouTube cyangwa ama Facebook afite abantu benshi cyane, bagasharingaho abantu bakinjira ku malinki yabo bundi bakinjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane. Ndaza kukwereka uburyo wafungura application ndetse n'uburyo watangira gukorera amafaranga wewe muntu mushyashya. Nkuko nabikubwiye banza ukande subscribe kugira ngo buri kimwe cyose twa upload ndetse kikugeraho gatanu ku kandi. Rero iyi Pi Network nkuko nabikubwiye ishingiye ku bintu bibiri. Ibyo bintu bibiri rero uze kubyitondera mbere yuko uyifungura. Dore ngibi ugomba kuba ufite email kuko niho bari gukohereze ubutumwa bwa verification code kugira ngo uze kuyuzuzamo bundi Pi Network account yawe ize kwemerwa. Rero mu gihe udafite email sinzi biraza kukugora, ndaza umbwire uze kunyandikira kuri nomero yanjye ndakeka cyangwa uze kujoininga group yanjye kugira ngo mbashe kugusobanurira uburyo watangira gukora amafaranga kuri Pi Network bitakuvunye. Nkuko nabikubwiye wowe kanda subscribe, reka twitangirire bundi mbikwereke uburyo uri bukorera amafaranga kuri Pi Network bundi nawe ugatangira kuba umumiliyoneri waba uri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ndewe mbere hano kugira ngo mbagezeho buri kimwe cyo cyose cyabagirira umumaro kuko nibyo Imana yandemeye, nibyo binshimisha. Iyo mbona hari abantu banyungukiraho byinshi nanjye nkabungukiraho ibindi biranezeza. Reka twitangirire kandi umaking sure nimba wakanda subscribe kugira ngo buri kimwe cyose na uploading kitazajya kigucika nawe ubashe kwikorera amafaranga. Nkuko nabikubwiye rero tugiye kukwereka uburyo watangira gukora amafaranga kuri Pi Network. Iyi nayo akaba ari application itanga amafaranga. Nakweretse popo, nzagenda nzibereka. Hari application nyinshi ushobora no kuzikoreraho amafaranga icyarimwe ubonye umwanya, ariko ibi ngibi ntago byakubuza gukora akazi muntu w'Imana. Utazanga gukora akazi ngo ni izi application. Wowe urabikora nka gutya mu gitondo, nimba ari nko mu gitondo akaba ari bwo ubikora, ukabanza ugakorera tuno dufaranga dukeya wenda nko mu masaha 12 gutyo ubundi ukajya mu kazi kawe. Bitazakubuza akazi. Noneho uraza downloading iyi Pi Network, dutegereze ibanze ijye muri telefone yacu. Iyi Pi Network nkuko nabikubwiye yinjiza amafaranga binyuze mu buryo bwo gucukura mining. Ujyaho buri munsi baguha manuza ama coin urayagira nyine buri munsi baguha. Ni kimwe na telefone yacu. Dore tuze ntago wahita, urabizi ko mbere yuko ujya kuri application ubanza gukora iki, ubanza create account. Rero nibyo tugiye gukora. Urabona ko ari kumbwira welcome to Pi Network. Turategereza. Dore ngiyi yaje, turakoresha with phone. Noneho dushyiremo n'u Rwanda, ariko mu Burundi urashyiramo Burundi 7910. Reka nkoreshe nimero ntakoresheje ko nsanzwe nyifitemo kugira ngo nawe uze kubona uburyo bayikoresha. Nsanzwe nyifitemo iriya nuza nari ngiye gushyiramo narayikoresheje. Reka dushyiremo email imwe muzo mfite, password ngo ndi bukoreshe. Reka dukoreshe @123
bambwiye ko nakoresheje amareta matoya gusa, turashyiramo na leta nkuru. Submitting dutegereze. Batubajije amazina. Njye nitwa Aime Theodore. Izina ndi bukoreshe noneho neme. Aime rimwe wenda. Username barabyanze. Kankoreshe Aime. Gutya. Reka turebe. Dore byakunze noneho. Invitation code ntayo dufite. Ariko wari tuyishyiramo iyo usanzwe uyifite. Mwabibonye rero. Aha ni ugutangira iby'amasaha ya mbere. Ubu hano ni nkaho ngize bya bindi twavugaga. Bagiye kohereza ubutumwa kuri email. Tubanze tuverifyinge email yacu. Nze kuri Gmail yacu. Gmail duhitemo rusange. Dore ngiyi bayitwoherereje. Turye kopi. Dutegereze. Noneho nibimara kuza tuhite dushyiramo ya kode yacu baduhaye, ubundi tuhite dutangira kuyakorera. Urayabona? Aya yajeho rero, ubu ngubu ni 600 y'amanyarwanda. Iyi niyo bahita baguha bwa mbere. Ariko buri munsi uko uzajya ugira bazajya bagenda bayaguha. Uko utumiye abantu, uko byose bagenda baguha amafaranga. Aya ngaya niyo uhindura mu mafaranga. Nibwo ugenda uyahindura. Dore transferable on balance. Hano hose ugenda iyo umaze kuyikora neza nibwo ugenda uhindura mu balance yawe cyangwa increasing transfer balance byose. Ibi ngibi ubikora mu gihe nyine winjijemo abantu. Waniyandikishije neza bakwemeye. Wakoze rero wafashe umwanya ukumva ino video ukaba ugeze ku iherezo ryayo. Imana iguhe umugisha.